Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Smart Radio na Smart TV ikorera mu kigo cya Fadramoni Kabuga TSS. Smart Radio na Smart TV twasuye diocese ya Kabgayi iri mu myiteguro y'itangwa ry'ubwepiskopi bw'umushumba wayo mushya. Twaganiriye na nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi wa Kabgayi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Tuganira na nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umwepiskopi watowe wa Kabgayi. Ndetse tunaganira n'ingeri zitandukanye z'abantu baduhaye amakuru ku myiteguro y'itangwa ry'ubwepiskopi n'ubuhamya bw'uko babanye n'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse n'uko bakira itorwa ry'uzamusimbura. Nyiricyubahiro Musenyeri, muri make murumva mufite izemva mutima nyuma y'imyaka 17 mumaze muyoboye diocese nkuru kuruta izindi mu Rwanda. Imyaka nk'iyanjye se umuntu agengwa n'amaranga mutima gusa, twagengwa na gahunda iteganijwe niyateguwe mu buryo bwo kwishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga rero ko ibyabaye nyuma y'imyaka 17 ntabwo byatunguranye, biba biteganijwe n'amategeko atugenga. Ntabwo rero byaje gutya ngo binshyiremo amarangamutima ako kanyoya. Byaje mbireba ndabitegura kandi mbikoranamo n'ababishinzwe kugeza igihe tugera kuri uyu munsi. Byaje bifite umurongo bikurikiye wateganijwe. Nta kibazo rero. Yego. Ni iki cyabagoye mu butumwa bwanyu nk'umwepiskopi? Kuki mbaza icyangoye, mbaza icyanyoroheje. Muratubwira. Ndakubwira iki? Kuva ngo niki cyabagoye ntabwo ari cyo kinshishikaje. Sivyo? Ibikugoye birahita ntacyo. Ahubwo nafashijwe n'iki? Iki cyane cyane ndeba kingira akamaro. Ikintu rero cyamfashije gukora uyu murimo ni ubufatanye. Ubufatanye n'abandi. Ntabwo wari umurimo wanjye nkora. Nubwo nari ndimo ndi umuyobozi, ariko nari mfite abonyobora, nkagira abo dufatanya kuyobora, nkagira nabo dufatanya gukora. Uruhare rwa buri wese rero rwatumye uyu murimo w'imyaka 17 ushoboka kandi ukagenda uko abari bawutegereje babirebye, igihe bansimburiye bagashaka undi ujyaho. Yego. Mwakiriye muti itorwa ry'umwepiskopi ugiye kubakorera mu Ngata, musangiye diocese kandi muzi neza. Iyo Ngata ni iki? Wigeze ubona nikorera diocese ku Ngata? Iki kintu cy'Ingata mugikomeyeho cyane, ariko ntabwo sindumva icyo bivuga. Cyambere ntimugitura inzoga ngo mugende mwikorera ibibindi. Yakara no gutwara amafaranga mu mfuko. Izo Ngata mwazanye umuntu ugusuriye mu Ngata bikaba byarabaye ikimomo. Rero bivuga rero muri diocese ngo umuntu asubiriye mu Ngata ntabwo mbyumva gutyo. Uko ntabwo ari Ingata nikoresha. Nta mutwe nashyizeho. Ni umutima, ni ubushake, n'ubushobozi Imana yampaga, n'ubufasha nakuraga ku bantu. Icyo ni cy'ingenzi. Icyanshimishije rero muri ibyo ni uko uwo bampaye kunsimbura bamukuye muri abo ngabo twafatanyaga. Icyo rero ni ikintu giteye ibyishimo kuri njye, giteye ibyishimo ku bakristu, atazara umuntu mushya bagomba gushakisha kwiga. Noneho giteye ibyishimo kuwo uzansimbura uko ibyajyamo arabizi, arabyumva. Evidama birumvikana azagira uburyo bwe bwite bwo kubikora no kubikomeza, ariko azahera kuri ibyo ngibyo asanze aho ngaho. Yego. Ni iki mwasaba umwepiskopi mushya kwibandaho mu butumwa bwe bwa gishumba? Icyo ntashobora gukora rero ashwida
ujya se guha amasomo ugusimbuye abamuguhaye ari umwana azi icyo agomba gukora, uburyo agomba gukora nabwo arabuzi, kandi bajya kumutora nuko bari basanze bufite. Naba rero nibeshya ngiye kumuha amasomo ngo uzakora icyo uzakora icyo, sinzabikora na rimwe. Ntabwo ari cyo ategereje. Icyo nzakora ni ukumusabira ngo anyurwe n'umurimo atorewe, kandi cyane cyane abona abamufasha nk'uko nababonye. Nicyo nzamusabira, ariko ntacyo nzamwigisha kuko arakuze bihagije. Ni iki mwasaba abakristo ba diyosezi ya Kabgayi? Ni ugukunda umwepiskopi wabo nk'uko bankunze. Nicyo nzabasaba, no kumusabira, noneho cyane cyane no gufatanya nawe. Kuba bafatanije hari ibintu byinshi bihinduka mu bufatanye kurusha iyo umuntu abigiyemo wenyine. Ni iki rero numva nasaba abakirisitu, kandi mu by'ukuri basa nk'aho bagiye babyumva kandi babizi, kubibasubiramo ntabwo bizangora, cyane cyane ko turi muri sinodi ya kiliziya, kandi iyo sinodi ni icyo kintu yatinzeho cyane cyo kumvikanisha ubufatanye mu micungire ya kiliziya. Yego, ni iki kintu mwashyizeho imbaraga cyane mwebwe ubwanyu nk'umwepiskopi? Ni uburezi, ni ubuvuzi, n'ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Nibyo bintu uko ari bitatu, n'ibindi ntabwo twabitaye ngo tubiterere iyo ngiyo, ariko impamvu wenda wambaza uburezi ni uko uburezi iyo urera abana burya n'ikiriziya uba wubaka yose. Iyo urera urubyiruko n'ikiriziya uba wubaka yose, kandi ubwo burezi simbushingire ku ibyo bakunze kwita ngo ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi nibyo, ni byiza kubivuga kandi birakenewe, ariko simpamya ko rivuga byose, kuko uburezi ni byose. Ni umuco, ubumenyi, imyitwarire, ibyo byose biri mu burezi. Nibyo rero numva nahaye umwanya w'ibanze mu mikorere y'iyogezabutumwa muri diyosezi ya Kabgayi. Yego, ni iki tutababajije mwumva mwabwira abakurikiye iki kiganiro? Tabizi se nimwe muzi icyo mutabajije. Ubuze ndajya gusoma muri bumva ngo ntimwabajije cyangwa kiriya. Oya, ahubwo wambwira hari icyo watubwira kindi kirenze ibyo tumaze kuvuga. Icyo ngicyo nibyo nakumva, ariko icyo mutambajije sinyizi nyine. Yego. Ubutumwa nyine wagenera abakristo ba diyosezi ya Kabgayi? Abakristo, yego, umva ibyo ngibyo wenda ubutumwa ni tuzabona n'igihe gihagije cyo kugenda tubugarukaho, ariko hari ikintu cy'ingenzi umuntu abona, cyane cyane muri uku guhinduka. Icyo numva nabifuriza, nababwira ko kumenya no kumva uburemere bw'umurimo w'umwepiskopi, no kumenya kumutera inkunga aho ayikeneye. Inkunga rero ya mbere birumvikana ni isengesho bamusabira. Inkunga ya kabiri ni uko buri wese amenya uruhare rwe mu kubaka kiliziya kandi akarwubahiriza. Niyo nkunga burya nkuru cyane ushobora gutera umwepiskopi, kandi wubaka na diyosezi yawe, nawe ubwawe wiyubaka. Burya kubona abantu bazi icyo bakora kandi bakagikora
nibyo biruta ibindi byose ushobora kwifuza abantu. Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umwepiskopi wa Kabgayi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, murakoze cyane ku bw'ikiganiro tugiranye. Murakoze nawe. Murakoze. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwakiriye mutitorwa ryanyu nk'umwepiskopi wa diocese muvukamo kandi nkuru kurusha izindi mu Rwanda. Yego, koko mu minsi ishize numvise ko nyir'ubutungane Papa Francisco yantoreye kuba umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi. Diocese ya Kabgayi ni diocese nkuru muri iki gihugu cyacu mu Rwanda. Uko nabyakiriye rero no gutangara. Naratangaye, gutangara ko kuvanzemo n'akantu k'ubwoba mu mutima no kwibaza bishoboka bite. Rwose kuko ari ngewe nyir'ubutungane Papa Francisco antoreye ku umwepiskopi w'iyi diocese. Ariko rero ni ugutangara, ni ukubwoba, ariko uvanze n'icyizere. Nashimiye Imana n'itora. Nashimiye nyir'ubutungane Papa Francisco icyo cyizere yangiriye cyo kuba nyine umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi. Ikindi ni uko kuba nyine ari diocese nkuru, ubona kuva ifite amateka. Hari abandi bepiskopi bambanjirije, ubundi umwepiskopi wa 8 w'iyi diocese. Hari byinshi bubatse, ibyo rero nabingiye kubiheraho, ntabwo mpera ku busa. Nabyo ni icyizere gikomeye ku b'umwepiskopi w'ahantu hanyuze abepiskopi benshi, kandi buri mwepiskopi akaba araje yarubatse, yarazanye itafari rye mu kubaka ingoma y'Imana hano muri diocese ya Kabgayi. Ubwo rero nabyakiranye nanone n'izo mbaraga zituruka mu byo abo bambanjirije bagiye bakora bubaka mwegezabutumwa. Yego. Mwatubwira intego yanyu nuko muyisobanura? Intego yanjye wenda nabanza kuyivuga mu Kilatini, ni orate in veritate. Mu Kinyarwanda bivuga ngo musenge mu kuri, cyangwa musenge by'ukuri, cyangwa musenge nta buryarya. Ni intego ishinze imizi mu butumwa bwa Bikira Mariya w'ikibeho, Bikira Mariya nyina wa Jambo. Muzi ko mu butumwa bwinshi yaduhaye, yahaye Abanyarwanda, yahaye isi yose, harimo gusenga nta buryarya. Ariko ni intego ishinze no mu Ivanjiri Yezu Kirisitu. Hari ahantu Yezu Kristo yagiranye ikiganiro n'umugore wo kuri Samariya. Nuko aramubwira, Yezu Kristo aramubwira ati igihe kiregereje ndetse cyageze aho abasenga by'ukuri bagomba gusenga nyine Imana Data, kandi abasenga by'ukuri nta buryarya, abo ngabo niba Imana Data ikunda. Gusenga by'ukuri rero ndumva ari intego igomba kuyobora ubutumwa bwacu no kuyobora ndetse n'ubushyo bwa Nyagasani ndagijwe. Isengesho rivuye ku mutima utaryarya, isengesho rihindura umutima, isengesho rihindura urivuze, urivuga, urimo kurivuga. Isengesho rwose rituma urivuga usenga abo umwigishwa w'ukuri wa Yezu Kirisitu, akamenya Yezu Kristu, akamwakira mu mutima ndetse akanamukurikiza. Isengesho ribyara imbuto z'urukundo, ubuvandimwe, imbabazi n'impuhwe. Nicyo rero nifuza rwose ko iyo ntego yazatugezaho mu butumwa nshinzwe ndetse no mu bakirisitu nshinzwe. Yego. Ni izihe mbaraga mwizeye ko zazabafasha gusohoza ubutumwa bwanyu? Imbaraga z'ubutumwa mbere na mbere zikomoka kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo
niwe utuma abatoye akabashoboza. Imbaraga za Roho Mutagatifu Yezu Kristu abatoya abohereza Roho Mutagatifu, imbaraga z'ijuru, imbaraga zo mu ijuru, imbaraga z'uwazutse kugira ngo zibayobore nyine mu butumwa. Ubwo ibanga rya mbere ni Yezu Kristu, kwisunga Yezu Kristu mu isengesho, kumurangamira. Ariko hari n'izindi mbaraga, hari imbaraga z'abasaserdoti, abafasha b'ibanze b'umwepiskopi, imbaraga z'abepiskopi bagenzi banjye, kubera yuko umwepiskopi aba afatanya n'abandi bepiskopi bagenzi be mu nama bagirana, mu bikorwa bafatanya, mu iyogezabutumwa. Imbaraga z'abakirisitu, buriya abakirisitu nibo mbaraga rwose za kiliziya, nibo mbaraga ndetse z'umwepiskopi, mu isengesho bamuvugira, mu bufasha batanga, n'ishyaka baba bafitiye nyine kiliziya. Izo mbaraga zose rero nizo numva nisunga, ariko bihereye nyine kuri Yezu Kristu utora, ushoboza abatora, kandi ubaha n'imbaraga za Roho Mutagatifu zibayobora mu butumwa. Yego, haba hari imbogamizi mukeka ko zazababangamira mu kubusoza uko bikwiye? Yewe, ubutumwa bujyana n'imbogamizi birumvikana, ariko imbogamizi ya mbere numva ni isi n'ibyayo. Yasi inanira Imana, itera umugongo Imana, yasi irwanya Imana, irwanya Yezu Kirisitu, irwanya ivanjiri ye. Izo nizo mbogamizi numva ziba zigoye, kubera yuko ubutumwa nyine bukorerwa ku isi, turi ku isi, nubwo Yezu Kristu yatubwiye ko tutari ab'isi. Isi rero ifite imbaraga zirwanya Imana, numva arizo numva za imbogamizi. Ariko rero Yezu Kristu nawe aratubwira ati rwose nimuhumure, muri mu isi, yego iragoye, isi n'ibyayo n'imico yayo, yasi nyine yanga kumva ivanjiri. Ariko Yezu Kristu akagira ati nimuhumure, mwigira ubwoba, isi narayitsinze. Hari izo mbogamizi nyine ziriho, ariko hari n'umutsindo wa Yezu Kirisitu utuma tudaterwa ubwoba n'imbogamizi dushobora guhura mu nshingano tuba dushinzwe no mu butumwa dukorera Nyagasani. Yego, murasaba iki intama zanyu kugira ngo umurimo wanyu uzagende neza? Yewe, Yezu Kirisitu buriya niwe mushumba mukuru, niwe nyiri intama. Umwepiskopi ashumbira Nyagasani, intama ni iza Nyagasani Yezu, umusaserdoti mukuru, umushumba mukuru. Icyo rero nasaba mbere na mbere ny'intama nshinzwe ni ukurangamira nyiri intama nyine Yezu Kristu, umushumba mukuru kandi umushumba mwiza. Mbere na mbere bakumva ijwi rye, bakamumenya, bakamukurikira, bakakira ivanjiri ye, inkuru nziza ye, bagahinduka koko bakaba bigishwa be by'ukuri. Ahasigaye rero tukagendana mu butumwa. Birumvikana nyine Nyagasani nyine ubwo anshinze izo ntama ze, nk'uko yabwiye Simoni Petero ati Simoni ragira intama zanjye. Ubwo icyo nabasaba rero ni ukugendana hamwe, twese dukurikiye umushumba mukuru Yezu Kirisitu. Ndabasaba isengesho, abakirisitu, intama za Yezu Kirisitu bagomba gusabira umwepiskopi wabo, kandi n'ubwitange mu butumwa ku nzego zose. Umwepiskopi ntabwo ari we ukora ubutumwa wenyine, nyine afatanya n'abo bakirisitu abashinzwe. Nuko rero twese ari umushumba ari n'intama, twese tukagana kuri uwo mushumba mukuru Yezu Kristu, we nzira,
ukuri n'ubugingo. Yego, ni iki tutababajije mwumva mwabwira abakurikiye iki kiganiro? Hari undi munyamakuru wambajije ikibazo numva cyanshimishije. Yarambajije ati none se kugiye guhabwa inkoni y'ubushumba, abantu umuntu wa mbere wumva wayitura n'indi. Numva icyo kibazo ni cyiza, ndumva namwe iyo mukimbaza byari kunshimisha, ariko reka ngisubize. Umuntu wa mbere, wenda abantu wa mbere rwose natura inkoni y'ubushumba ni ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye baritahiye, barangije urugendo rwabo, bashoje urugendo rwabo hano ku isi, ariko ntekereza ko uwo ndi we, icyo ndi cyo ngengo ngikesha Imana, ariko ngikesha n'ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye bambyaye bakanyereka inzira y'ukwemera, bakambatirisha nyine umwana muto cyane, bakampesha amasakaramentu y'ibanze, bakantoza gusenga, bakantoza Yezu Kirisitu. Rwose navuga yuko inzira y'ukwemera numva ndimo nyine ngendamo nayeretswe mbere na mbere n'ababyeyi banjye, kandi koko baramfashije, nta kintu nababuranye no mu buzima busanzwe bwa muntu, uburere busanzwe bw'umwana ahabwa n'ababyeyi. Rwose ndabashimira uko bagiye banshyigikira mu muhamagaro w'ubusaseredoti, uko banshyigikiye mbaye umupadiri, isengesho bagiye bamvugira. Numva rero rwose ari bo ba mbere na mbere rwose natura inkoni y'ubushumba. Birumvikana rero n'abakirisitu Nyagasana nshinze, iyo mbaga y'Imana, ubwo bucyo bw'Imana, nabo nyine ndayibatura n'abandi. Ariko rwose ubutumwa nka kiliziya nshinze numva nabwo bushinze imizi no mu babyeyi banjye, no mu burere bwiza bwa gikirisitu, ndetse no mu mico isanzwe y'umubano mwiza n'abavandimwe w'urukundo bantoje. Byangiriye akamaro cyane kandi biranyubaka, kandi kugeza amagingo aya ngaya ndumva bikinamperekeza mu busaseredoti ndetse no mu buzima busanzwe bwa muntu. Yego, Nyiricyubahiro Musenyeri Ntivuguruzwa Baritazari, umwepiskopi watowe wa Kabgayi, turagushimiye cyane ku bw'iki kiganiro tugiranye. Nanjye ndabashimiye, kandi Imana ibahe umugisha kandi bakomereze iki gikorwa cyiza mukora cyo gutangaza, kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristu no muri ubu buryo mukoresha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yego, namwe murakoze cyane. Mwakwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe muri Diocese ya Kabgayi? Murakoze, nitwa Padiri Eugene Dushimimana, nkaba Ekonome Generale wa Diocese ya Kabgayi. Yego, murakoze. Nk'umusaseridoti ubirambyemo, mukaba mukorana bya hafi n'umwepiskopi, mwabonye mute imiyoborere y'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru watowe muri padiri? Diocese ya Kabgayi yishimiye itorwa rya Musenyeri Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, kuko yari imaze umwaka n'igice birenga nta mwepiskopi ifite. Twaramwishimiye rero kuko yaje azi Diocese ya Kabgayi, cyane cyane ko ari nayo avukamo, akaba yarareze cyane abapadiri. Hafi 80% by'abapadiri bari muri Diocese yari yarabareze. Aza rero aje gukomeza abamubanjirije, yibanda cyane kuyogezabutumwa, aho yashinze amaparuwase, yegera abasaseredoti, abihaye Imana, aha umwanya barayiki, akabumva ari abaje ku cyiciro cya Diocese,
ari no mu gihe yasuye amaparuwasi. Yita ku baseminari ari abato ari abakuru, ajya rwose yitangira amashuri ya diyoseze ya Kabgayi, akaba ari no ku isonga mu Rwanda mu mashuri azwi kandi atanga uburezi buhamye, akagira n'umubare w'abana benshi. Aza no kwitangira ibijyanye n'iterambere rya diyoseze, aho yatanze umurongo w'iterambere ku buryo diyoseze igira ubushobozi bwo kwitunga, ikaba yarateye intambwe ishimishije. Nkaba rero mboneho akanya rwose ko kumushimira nk'umuntu twakoranye bya hafi, nkamushimira ubwitange bukomeye yakoranye, umurimo wa gitumwa, umurimo wa gishumba kiliziya yamushinze, akitanga kandi akaba hafi abo bakorana. Yego, mwatubwira uko muzi umwepiskopi watowe n'uko mwiteze azayobora iyi diyosezi? Diyosezi ya Kabgayi, abakristo, abasaseredoti, twishimiye cyane itorwa rya musenyeri mushya nyiricyubahiro musenyeri Balthazar Ntivugururwa. Ni umusaseredoti watowe uvuka muri diyoseze ya Kabgayi, tukaba tubyishimiye kuko azi cyane diyoseze nk'umusaseredoti uyivukamo, azi abasaseredoti kuko yakoze ubutumwa haba muri seminari nto, haba muri seminari nkuru, akaba yari no mu nzego za diyoseze ku buryo azi neza diyoseze abereye umushumba. Turamwishimiye kandi ari abakristo, abasaseredoti tumwakiranye ibyishimo kandi twiteguye kuzakorana mu butumwa kiliziya yamushinze. Murakoze. Nk'umwe mu bari ku isonga ry'imyiteguro y'ibirori by'itangwa ry'ubwepiskopi, mwatubwira muri make uko mubiteganya n'aho iyo myiteguro igeze? Imyiteguro y'itangwa ry'ubwepiskopi ku itariki ya 17 Kamena igeze kure. Nyuma yo gushyirwaho abagize komisiyo zinyuranye zizategura iyo yubile, ubu ngubu buri komisiyo iragenda itegura. Dufite amakomisiyo menshi, hari komisiyo ya coordination, hari komisiyo ishinzwe liturujia, komisiyo ishinzwe ibikoresho bizakoreshwa logistique, hari komisiyo ishinzwe communication, hakaba komisiyo y'ubukungu, komisiyo ishinzwe protocole. Izo komisiyo zose zirakora, hari abantu barenga 100 bari muri izo komisiyo zinyuranye, biteguye cyane kandi bafite umuhate wo kugira ngo umunsi uzagende neza. Ibyo birori rero bikazabera hano i Kabgayi, akaba ari umunsi mukuru ukomeye, ukaba twiteguye neza cyane cyane ko tumenyereye gutegura iminsi mikuru nk'iyo ngiyo. Yego, urakoze cyane Padiri Dushimimana Eugene, umucungamutungo wa diyosezi ya Kabgayi, kuri iki kiganiro tugiranye. Murakoze cyane. Murakoze. Mwakwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe? Yego, nitwa Frere Innocent Akimana, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri urwunge rw'amashuri Mutagatifu Yozefu rw'i Kabgayi, akaba ari umuyobozi w'uru rugo. Yego, nk'uyeguriye Imana, mwabonye mute imiyoborere y'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru? Mwahuriye kenshi mu nshingano zanyu? Murakoze. Umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, uko namubonye muri make ndabivuga mu buryo bubiri. Yego. Uburyo bwa mbere namuvuga nk'umwepiskopi mu nshingano ze zo kwamamaza ingoma y'Imana. Mu bundi buryo ndamuvuga nk'uburyo yakoresheje
buganisha mu burezi, kugira ngo nanone ubwo butumwa bwe nk'umwepiskopi ukuntu bugera ku rubyiruko n'ukuntu bwafashije urubyiruko mu burezi. Icyambere rero nk'umwepiskopi njye ukuntu namubonye imyaka twamaranye hano muri diyoseze ya Kabgayi, wabonaga ari umwepiskopi uzi icyo agomba gukora bijyanye no gukemura imbaga ashinzwe muri diyoseze ye, agenda mu maparuwase basura, ariko anamanuka agasanga abakristo aho bari no kubafasha muri ubwo buryo. Yabikoze neza rero, kuko nubwo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru wabonaga agishishikaye kandi agihangayikishijwe no kwamamaza inkuru nziza, kandi azabikora mu bundi buryo mu gihe agiye mu cy'izabukuru azakomeza kubikora. Nubwo buryo nabibonyemo. Uburyo bwa kabiri bundeba kuwihaye Imana kandi w'umurezi, twamubonyemo umuntu ukunda uburezi, agashishikariza abarezi, agashishikariza abana kwiga, ariko akanabafasha mu buryo bwinshi bwo kwiga, nko kubaka amashuri n'ibindi bikoresho bijyanye nabyo menshi, nko gufasha abapadiri be n'abihaye Imana kwitegura kuba abarezi bemewe, ni ukuvuga bari ku rwego rw'igihugu na sisiteme z'uburezi mu gihugu bikenewe. Noneho n'abanyeshuri, igihe cyose yasuraga ibigo by'amashuri kandi yabikoraga kenshi, ugasanga ari wa wundi nyine bigaragara ko akunda uburezi, kwababwira iby'uburezi, kwababwira ibyiza byabo, kwababwira yuko nk'abanyeshuri nk'abasabwa kwiga aribwo buryo bwiza bwo kubategura ejo heza hazaza, kuko umunyeshuri nangwa se umuntu muri rusange ukeneye gutegura ejo hazaza akeneye ubumenyi, kandi ubumenyi abukura henshi nibyo, ariko ahambere hibanze ni mu ishuri. Yego. Yego. Mwatubwira uko mwakiriye umwepiskopi watowe n'icyo mumwitezeho nk'umushumba wanyu? Yego, umwepiskopi watowe nawe turamuzi, ariko cyane cyane tukamumenya mu burezi nk'umusaserdoti, yego, ariko nawe wabaye umurezi, kandi aracyari umurezi n'ubundi, kuko atorewe noneho rero no mu nshingano ze zisumbuye uburezi nabwo burimo. Urumva rero ko twaramwakiriye, tunamwishimira, tumwishimira nk'uwari usanzwe mu nshingano z'umwepiskopi nako z'umusaserdoti, ariko nanone tukamwishimira noneho rero nk'uwari usanzwe umenyereye uburezi, kandi twahuriraga ahantu henshi hajyanywe mu burezi. Nk'uwihaye Imana nawe twaramubonaga asanga ingo zacu z'abihaye Imana, yitabira amahuriro menshi twahuriragamo nk'abihaye Imana. Urumva rero ko tumutezeho byinshi kandi byiza nk'ibyo byose mvuze, ubutumwa bw'umwepiskopi, ariko no muri ubwo butumwa inshingano zihariye ziganisha cyane cyane ku burezi, byiyongereye noneho rero no gukemura imbaga ngari y'abakristu n'abamufasha, barimo abapadiri, azabashinzwe cyane cyane, ariko rero n'abihaye Imana n'andi matsinda y'abakristu. Turamwishimiye, kandi ntabwo twanabura no kuvuga yuko twese tumwifuriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bushya bwiza, kandi azabushobora. Yego. Frere Akimana Innocent, umufrere wo mu muryango w'Abayozefiti, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu Kabgayi, murakoze kubw'ikiganiro tugiranye. Murakoze namwe cyane, nanjye ndabashimiye kuba mwadusuye, kandi mukaba mwifuje no kutuganiriza, ariko no kumva icy'umwepiskopi tumaranye igihe
ngiye mu zabukuru nicyo dutegereje ku mwepiskopi watoye Musenyeri Balthazar. Yego, murakoze. Nanjye ndabashimiye. Murakoze. Mwakwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe? Murakoze. Nitwa Sœur Bertille Musengimana, nkaba ndi umubikira wo mu muryango w'abarangarukundo. Bahani Kabgayi ni naho nkorera mu bunyamabanga bwa hano muri Eveshe y'Ikabgayi, ndi umunyamabanga wungirije. Yego, nk'uwihaye Imana, mwabonye muti imiyoborere y'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru mwakoranye bya hafi? Umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru twakoranye bya hafi, twabanye neza cyane, twakoranye neza cyane, kuko mu miyoborere ye yayoboye neza cyane, mu byo yari ashinzwe yabikoze neza, mu mbaraga ze zose yabikora neza cyane, urumva ko rero twakoranye neza cyane. Yego, mwatubwira uko mwakiriye umwepiskopi watowe n'icyo mumwitezeho nk'umushumba wanyu? Umwepiskopi watowe nawe twamwakiriye neza cyane, kandi nawe tumwitezeho kuzakorana neza, akazadufasha muri byose, tugafatikanya kugira ngo ubushyo yaragijwe kuyobora bwa diyoseze ya Kabgayi azabuyobore neza, atavunitse, adahangayitse, twese tugakorana, tuzakorana neza cyane, kandi twamwakiriye neza cyane. Yego, Sœur Bertille Musengimana, umubikira wo mu muryango w'abarangarukundo muri diyoseze ya Kabgayi, turagushimiye ku bw'ikiganiro tugiranye. Namwe murakoze. Mwakwibwira abakurikiye iki kiganiro n'umurimo mushinzwe muri Kiliziya? Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Ndamyumugabe Alexis, nkaba ndi umukristo w'umurayiki, ntuye muri paruwasi katedrali ya Kabgayi, ahantu hitwa Igahogo. Mu kazi gasanzwe nkora, ndi umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'inama y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki mu Rwanda. Muri paruwase nigiye perezida w'inama nkuru ya paruwasi katedrali ya Kabgayi. Yego, nk'umukristo w'umurayiki usheshe akanguhe kandi ubereye abandi ku isonga, mwabonye muti imiyoborere y'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru? Murakoze. Ni ikibazo gikomeye umuntu atasubiza mu gihe gitoya, ariko umwepiskopi wacu nyiricyubahiro Musenyeri Simaragide Mbonyintege tumaranye imyaka igera kuri 17 atuyobora, yatubereye umushumba mwiza, umwepiskopi mwiza. Ndibuka ko mu ntangiriro z'ubutumwa bwe nk'umushumba wa diyoseze ya Kabgayi yasanze twari tumaze imyaka igera hafi kuri 3, no kuvuga ko ibibazo byari byarabaye byinshi, cyane cyane mu rwego rwa pastorali ndetse n'ibindi. Aho hagereye rero yakoze byinshi cyane. Ahangaha nahita ntanga nk'urugero, yasanze dufite amaparuwase make agera, niba nibuka neza, amaparuwase 21. Ubu tugeze ku maparuwase 29. Hari n'andi rwose yarari bugufi mu gushingwa, ndetse navuga yiteguye. Ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko rwose yitaye kuri pastorale mu maparuwase, yasuraga abakristu cyane mu maparuwase atandukanye, ndetse akagera no mu masantarari no mu miryango remezo. Mu bihe bikomeye nk'igihe riheruka cya COVID-19 yabaye hafi y'abakristu, akabahumuriza mu butumwa bwe, akababa hafi. Ntabwo rwose abakristo ba paruwasi ba diyoseze ya Kabgayi tuzibagirwa nk'ubutumwa bwe yakundaga kugeza ku bakristu ku munsi mukuru wa Noheli no ku munsi mukuru wa Pasika. Bwabaga ari ubutumwa bukubiyemo inyigisho, impanuro z'umwepiskopi, kuko
ubwo butumwa rero ntabwo tuzabwibagirwa. Yego. Ushingiye ku buryo ubyumva no ku byifuzo by'abakristo uhagarariye, watubwira uko umwepiskopi watowe yakiriwe n'icyo yitezweho nk'umushumba? Murakoze. Nacyo ni ikibazo gikomeye, ariko muri make nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umwepiskopi watorewe kuyobora diyoseze ya Kabgayi, abakristo bamwakiriye neza. Twebwe rero muri paruwasi katedrali ya Kabgayi by'umwihariko twagize amahirwe, nitwe yabanje gusura bwa mbere, ari kumwe n'umwepiskopi wacu dusanganywe. Twamwakiranye ibyishimo byinshi, cyane cyane ko dusanzwe tumuzi. Avuka muri iyi paruwasi katedrali ya Kabgayi muri santarari ya Cyanza, ndetse ubutumwa bwe muri iyi minsi itambutse yabukoreraga muri Iseka, naho ni hafi. Yadusomeraga misa cyane cyane muri Iseka ndetse no muri paruwasi katedrali ya Kabgayi. Abakristo rero baramuzi cyane, baramukunda. Yari umusaseridoti wicisha bugufi, ukunda kuganira n'abakristo b'inzego zose, b'ibyiciro byose, akabakira neza. Nta gushidikanya rero ko rwose burya Imana niyo itora abepiskopi, kandi itora abepiskopi beza. Nta gushidikanya rero ko uriya mwepiskopi mushya twabonye rwose azatugeza kuri byinshi, ahereye ku byo nyiricyubahiro Musenyeri Simaragide Mbonyintege yubatse. Nawe twizeye ko azubaka byinshi, cyane cyane ko dukurikije uko dusanzwe tumubona. By'umwihariko kandi nko muri seyari, komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki nkoramo, yakundaga kudufasha cyane, aza kuduha inyigisho ku nyigisho z'ingenzi za kiliziya nka doctrine sociale de l'Église n'izindi. Nta kabuza rero rwose azatubera umwepiskopi mwiza, turabyizeye. Yego. Turagushimiye cyane Bwana Ndamyumugabe Alex, umunyamabanga uhoraho wa komisiyo y'inama y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Mwakwibwira abakurikiye iki kiganiro n'ubutumwa mufite muri kiliziya no mu buzima busanzwe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Martine Gasaro Murangwa, nkaba ndi umunyamabanga muri komite y'urubyiruko rwa diyoseze ya Kabgayi. Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, niga icyiciro cya kabiri cya kaminuza, ndi mu mwaka wa nyuma. Nkaba niga kubungabunga ibidukikije muri kaminuza y'abarayiki b'Abadivantisiti. Murakoze. Yego. Nk'umukristo w'umujene unahagarariye bagenzi bawe, mwabonye muti imiyoborere y'umwepiskopi ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, cyane cyane mu mikoranire n'urubyiruko? Murakoze cyane. Umwepiskopi wacu witegura kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ko namubonye ngewe nakuze nyine ari we mwepiskopi n'ubundi dufite, kuko yabaye umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi ngiye nkiri mu mashuri abanza, ku buryo ngiye nkiri n'umwana muto rwose najyaga ngira ngo amazina ye nayo ari muri bimwe mu bigize liturujia ya misa, kubera kuyumva imyaka myinshi. Nabimenye nyine ko bitandukana ari uko nangiye gukura ngeze no mu yandi madiyoseze. Icyo namuvugaho rero, ni umwepiskopi twabanye cyane muri gahunda z'ikenurabushyo ry'urubyiruko. Yakundaga urubyiruko kandi rwose akanabigaragaza. Yaba yageze muri gahunda zacu rwose morale yabaga ari yose. Ku bw'amahire rero na forumu iheruka y'umwaka ushize yari yabereye muri diyoseze yacu ya Kabgayi, nabwo twari kumwe, nubwo wabonaga ko imbaraga zigenda ziba nkeya, ariko ntabwo yadutereranye, yakomeje kuza kwifatanya natwe. Mbese nyine nubwo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko twebwe turacyamufata nk'umujene kandi turacyamufata nk'inshuti y'urubyiruko. Ndumva ari ibyo navuga. Murakoze.
turabashimiye cyane mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na Smart Radio and Smart TV ku bufatanye n'umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kabuga TSS Padiri Rudahunga Kiza Edmond Marie. Imana ibarinde.